ntukarwana urugamba rw'abavuga kuri mubi, ahubwo ujye urwana urugamba rw'abashaka kuba mubi, abashaka kugukoresha ibibi. Aho niho urugamba rwaje rero, abashaka kugukoresha ibikorwa bibi, abashaka iyi si yagize abagome benshi tukumva ngo bapfuye, ariko umunsi umugome apfa haba havutse abagome, hapfa umugome umwe hakavuka benshi. Isi ntabwo iteze kubura abantu babi, isi ntabwo iteze kuburamo abakubuza amahoro, abaguhangayikisha n'abakuraza ijoro. Ariko ikintu kibi nabonye ntabwo ari ubugome buturuka inyuma, ahubwo ubugome bubi ni ubuguturukamo nibwo buzakwicisha. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Nizere ko mumeze neza, umwami abarinze, kandi nizere ko mukomeje kunogerwa n'ibiganiro byo kuri Mama M.Charlene. Turabashuhuje rero abakunzi banjye, ndabashuhuje yambi. Hari abari kure cyane ntabasha kubona, hari abo tujya duhura tugahoberana, ariko kubera ko icyorezo cyaje ubu dusigaye tubigenza gutya. Hanyuma rero ndabashuhuje kandi ndabakunda cyane. Nizere ko mumeze neza, nizere ko umwami Imana akomeje kubarinda, kandi nizere ko ukuboko kw'Imana yacu kuri ku buzima bwanyu. Yego rero ndabayambiriye cyane mwese ndabakunda. Hanyuma mugubwe neza, Imana ibahe umugisha, ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu, ibungura ubwenge kandi ibahe imbaraga, muyikunde kandi muyitinye, muyubahe kandi muyibe bugufi. Yego, hanyuma uyu munsi noneho mbazaniye iki? Turaganira kuki? Uyu munsi ikintu ushaka ko tuganiraho, ndashaka kubabwira ngo intambara zose ntukazirwane. Ibintu byose ntukabirwane, intambara zose ibintu byose ntukabigira intambara, kandi ntago intambara zose ari ukwiye kuzirwana. Mu buzima ibintu byose unyuramo, intambara ugenda uhura nazo, ujye ureba izo ukwiye kurwana n'izo udakwiye kurwana, kuko nkubwije ukuri nta mbaraga uzabona nurwana intambara zose, uzananirwa ntaho uragera. Ibyo bintu tugiye kuganira, kandi ni akantu k'ubwenge. Ni akantu k'ubwenge kazagufasha iki? Ni akantu k'ubwenge kazagufasha kudacika intege vuba. Ni akantu k'ubwenge kazagufasha iki? Ni akantu k'ubwenge kazatuma intwaro zawe zitazagimba, imbaraga zikurimo ntabwo uzanazipfusha ubusa. Ariko intambara zose nushaka kuzirwana, uzatagangara utaragera aho ugera. Mu ntambara urwana, ujye ureba izo ukwiye kurwana n'izo udakwiye kurwana. N'ayo magambo nibyo bintu ushaka ko tuvuga mu gihe kitari kinini. Intambara tunyuramo muri ubu buzima tunyura mu ntambara nyinshi. Ibintu bidushyira mu ntambara ni byinshi. Intambara z'aho dukomoka, intambara z'abakozi bo mu rugo, intambara z'abaturanyi, intambara z'abo duhahira, intambara z'aho tudodesha imyenda. Uzi ko ibintu byose ako muzi intambara ziba muri iyi si? Intambara zo kuba mukorana, bureka nkubwire, ntuzigere ushaka kurwana intambara z'abo mukorana, ahubwo uzarwana urugamba rwa bosi. Kuko abo mukorana ni abakozi nkawe, ariko bosi witonde, akwirukanye nta mukozi wakugarura ku kazi. Nushaka kurwana intambara zo mu bakozi bose mukorana, kandi burya ni benshi, nabaza bakakwikubitisha twadushyi bwa bushyi nanga kagashyi twadushyi, sheri bebe, kandi do yagiye kuguteranya na bosi. Nurwana intambara z'abakozi mukorana,
none ugashaka kuzirwana iz'abakozi bose, abavuze ko ufite impfundiko ku birenge, abavuze yuko wambara amajipo magufi, abavuga kuri igiturage ufite amafaranga ariko utazi kwikoraho, abavuga ko upima ibiro byinshi, abakubwira yuko watinze gushaka, abavuga ngo uriya musore arakuze cyane kuki adashaka umugore, ubwo butambara n'uburwana uzatagangara. Kandi hari izindi ntambara warwana mu kazi zitunze abana bawe, uzarwana urugamba rwa boss uguhemba. Abavuga ko uhengamye ntibazaguhe musaza wabo, abavuga ko uri ishinzi ntibazakurambagize, abavuga ko uri umushingwe ntibazaze gushaka iwanyu, abavuga ko ufite imigunguzi ntibazakugira umugore. Ibyo wabiretse. Uzarwana intambara zo mu kazi ukore, urwana intambara z'abakozi 800 mukorana. Urabona uzazibonera imbaraga sheri? Izi mbaraga uzazibona. Ntabwo intambara zose dukwiye kuzirwana. Tugomba kurwana intambara. Hari intambara ebyiri. Urugamba, intambara, reka nkubwire. Intambara yose warwana kugira ngo ukomeze gutera imbere, iyo ngiyo uzayirwane rafiki yangu. Kandi urugamba rundi uzarwana utagomba kureka, intambara yose yagukura ku Mana uzayirwane. Hanyuma rero nushaka kurwana intambara zose uzabura imbaraga, uzata umwanya, nta nubwo uzazibonera ubushobozi, kuko burya ibintu urwana nabyo, hari n'ibintu urwana nabyo bidahomba. Naho wamukubita urusasu rwaha gupfa kwe ntibigire icyo bimara, ariko wowe naho wakomere ku kuguru hakagira ibihombo byinshi biba. Ujye umenya nabo urwana nabo bari bo. Nusanga uri kurwana n'abahombyi uramenye, abahombyi batagira ibyo bahomba, abahombyi batabyaye, abahombyi batagira uzi kurwana n'abantu badafite uwo babereyeho, bibereyeho ubwabo bagutesha umwanya. Iri jambo riraryoshye ku bantu b'abanyabwenge, cyo kora baswa barareba bahite biruka. Ntabwo intambara zose ugomba kuzirwana. Abakwatsaho umuriro ngo waragumiwe, abo ntukwiye kurwana nabo. Nimba waragumiye ntibazagushake. Abavuga ngo uri rumara inkwi, izo zihorere. Abavuga ko wabonye akazi ari uko utanze ruswa, bihorere, nabo bazayitange. Ababona yuko hari ubushuti ufitanye na bosi, ariyo mpamvu bigenda gutya na gutya, bagahora bishyize hamwe nk'inzoga y'itende baguhiga, bihorere. Ujye uhora uhangana n'ikintu cyatuma bakwirukana ku kazi. Ujye uhangana n'ikintu cyakinjiza igihombo aho ukorera. Ujye uhangana n'ikintu cyakica izina ryawe. Yego, bamwe baguha ruswa burya nibo babi. Uza kuguha ruswa kugira ngo ukore amanyanga ku kazi, ni ukwiye kurwana nawe. Ariko ukubwira yuko waje gukora umeze nk'ufite ibitotsi, hari intambara mutazarwana ngo munazivemo. Hanyuma dore impamvu munanirwa vuba mu ntambara, mushaka kurwana intambara zose. Ariko burya n'igihugu, ntubona igihugu kigira intambara, ariko zose burya ntibazirwana. Bareba buriya mu gihugu iyo bajya kurwana intambara, bareba urugamba rushobora kugira gute, bareba urugamba rushobora kugira ingaruka ku baturage no ku gihugu. Aho ngaho n'ibifaru byazamo na za burende. Ubu urajya kurwana intambara z'amagambo, kandi ubona hari intambara z'ibyuma. Cyenda urwana iz'ibyuma, iz'amagambo zihorere, kuko mu kanwa k'abantu ntago hasohoka amasasu. Sinzi umuntu wankozeho inkuru, ankoraho inkuru mbi. Ego twari ibintu ureba ukavuga uti nanjye ntabyo nzi. Yankozeho inkuru mbi kandi nyinshi. Hanyuma umuntu arambwa ngo mama Charlene ngo kame mu bira bintu ntukwiye kubyihanganira. Ndangije ndamubwira nti koko njye guhangana n'urugamba rw'amagambo kandi ifite ibindi bintu mpangana nabyo.
ndimo ndahangana n'ibifaru, ndimo guhangana n'abarozi, ndahangana na za burende, n'abashaka kumfungisha nzira ubusa, n'abashaka kunyica ngo no kurera abana banjye, nge no guhangana n'amagambo, nzajya mpangana n'ibintu byose. Umuntu ushaka kunkura ku birayi nzahangana nawe, umuntu ushaka kunyambura Yesu nzarwana nawe, kandi nibiba ngombwa n'ingumi burya nazo zazamo. Umuntu ushaka kunsubiza inyuma mu iterambere nzahangana nawe, umuntu ushaka kunyambura Yesu tuzahangana. Ariko uvuga ngo mama Charlene ngo arareba gutya, bigutwaye iki? Intambara zose tuzazirwane, zose tuzirwane, twazatagangara ntaho tugeze bandugu. Hari intambara ukwiye kurwana, hari n'izindi ntambara udakwiye kurwana. Rwana n'ibintu bikugiraho ingaruka. Ujye urwana n'ibintu bishobora kuza ukabikoresha amaboko yawe, ibyo nibyo bigoye. Ariko ibintu bindi bizakorwa bigakorwa n'ibindi biganza bitari ibyawe, ibyo ntubiteho igihe. Ntukarwana urugamba rw'abavuga kuri mubi, ahubwo ujye urwana urugamba rw'abashaka kuba mubi, abashaka kugukoresha ibibi. Aho niho urugamba rwaje rero. Abashaka kugukoresha ibikorwa bibi, abashaka kuguhindura umuntu mubi, aho niho hari urugamba ugomba kurwana. Ariko abavuga kuri mubi bara ntacyo bagutwaye. Mu ntambara urwana ujye ureba izo ukwiye kurwana, izindi uzihorere. Ntugafata ibintu byose ngo ubigire intambara. Hari n'iterime yaje ngo muba mwabigize intambara. Ibintu byose nimukabigira intambara. Ujye wicara n'umutima wawe n'umujyanama wawe w'umutima, urebe mu bintu bikugarije n'ibikuzengurutse, urebe ibintu ukwiye guhaguruka ugahagarara, ugashyiramo imbaraga, ugashyiramo n'amafaranga, ugashyiramo n'umwanya. Ujye ureba ibintu watangaho amafaranga. Hano kuri izi mbuga nkoranyambaga nigeze kumenya amakuru ko hari abantu ngo batanga amafaranga ngo babavuge neza, cyangwa ngo babavuge nabi. Wenda reka mvuge nk'umuntu utanga amafaranga ngo bamuvuge neza, nge ntayo nzabaha wallahi. Ngewe rero hari ibintu nzi byatuma umuntu avugwa neza. Ibikorwa byiza bituma abantu bavugwa neza. Nimba udafite ibikorwa byiza ngo bitume bakuvuga neza, wijya gutanga amafaranga ngo bakuvuge neza. None se nge nungirira nabi hakaza abamvuga neza kuri kamera, bizambuza kuri umuntu mubi? None se nimba uri umuntu mubi ugira ibikorwa bibi, abakuvuga neza ugira ngo bari abakuvuga neza, ugira ngo bari hari ikintu bazamarira iterambere ryawe? Hari ahantu mutazatambukana, hari aho batazakuvuga ngo bikunde, hari naho batazajya kukuvugira ngo byemere. Ariko wowe uri representa w'ubuzima bwawe, wowe uri presenta kwanza. Ubundi umuntu niwe wipresenta, ibikorwa by'umuntu biramupresenta, imigambi y'umuntu iramupresenta, imirimo y'umuntu iramupresenta. Nimba utagira imirimo myiza, utagira ibikorwa byiza, wikirirwa utanga amafaranga ngo bakuvuge neza, kuko byose ni hahandi hawe bizagupfira ubusa. Kandi nimba ushaka ko bakuvuga neza, ukaba ushaka gusa neza mu bantu, ukaba ushaka gufatwa neza n'abantu, ukaba ubishaka, uzakora ibikorwa byiza. Ibikorwa byiza nibitakuvuga neza, wowe ubwawe n'umutima wawe uzajya wivuga neza. Kandi ntabwo ikintu kigira imbaraga cyane ari uko bakuvuga neza ibyo udakora, ahubwo ibigira imbaraga nuko bashaka no kukuvuga nabi kandi wowe uzi ko wakoze neza. Intambara zose ndi kubwira abantu ko intambara zose tudakwiye kuzirwana. Ntabwo gutunga umuyaya mubi uzabigira intambara. N'abagabo n'abantu bandikira umugabo wawe ntabwo ukwiye kubigira intambara.
na wa muntu bakubwiye ngo umugabo wawe yamuhaye rifuti bajyana ku Gisenyi, ntukwiye kubigira intambara. Ahubwo intambara aho ziri ni hagati yawe n'umugabo wawe, ni hagati yawe n'umugore wawe, kuko abandi bo ku ruhande humura ntacyo batwaye. Ibintu byose abantu babigira intambara, niyo mpamvu bishyiraho intambara batazabasha kurwana. Intambara zikomeye ntabwo ari iziri inyuma yawe, ahubwo intambara zikomeye ni iziri imbere yawe. Intambara zikomeye si iziri inyuma y'urugo rwawe, intambara zikomeye ni izo mu rugo rwawe. Intambara zikomeye ntabwo ari iziri mu bantu, ahubwo intambara zikomeye ni iziri muri wowe. Ikibazo gikomeye si ibyo abantu bashaka kukugirira, ahubwo ikintu gikomeye mbona ni ibintu bikurimo wowe ushaka kuzabagirira. Ubugome bw'abantu, burya abantu ntabwo abantu bazasengerwa bose ngo bakire ubugome, kuko umugome arapfa hakavuka abandi. Ubu kuva isi yatangira yaremwa kugeza iyi saha, iyi si yagize abagome benshi tukumva ngo bapfuye, ariko umunsi umugome apfa haba havutse abagome. Hapfa umugome umwe hakavuka benshi. Isi ntabwo iteze kubura abantu babi, isi ntabwo iteze kuburamo abakubuza amahoro, abaguhangayikisha n'abakuraza ijoro. Ariko ikintu kibi nabonye ntabwo ari ubugome buturuka inyuma, ahubwo ubugome bubi ni ubuguturukamo nibwo buzakwicisha. Ubugome ukora nibwo bwakugiraho ingaruka, ariko ubwo ukorerwa. Buriya polisi yije ireba uwarenganye, ntabwo ireba uwarenganyije, ntabwo ireba uwo mwese irabareba. Iyo warenganye izi kurenganura. Ntugashake rero kurwana intambara zose. Ntabwo uzarwana intambara z'abakwanga, ngo urwane intambara z'abatagukeneye, urwane n'intambara z'abatakwifuza. Uzi ko hari abantu barwana n'intambara bakagera no muri telefone zabo? Ubundi ni gute ushaka kurwana intambara zibera muri telefone zawe kandi ari wowe wiguriye telefone, ari nawe wishyiriramo mega? Ujye uburoka cyangwa niba guhamagara wange kubitaba, niba kwandikira wange kubasubiza. Ibi nabyo ugiye kubigira intambara. Ntabwo umuntu ugutoteza kuri telefone ashobora kukubera intambara. Broka. Wamuborotse mu myotingi, niko babivuga harya. Ubu ibintu byose tubigira intambara. Wikururira ikishi, wikururira icyago. Urinda urwana intambara se y'umukozi wo mu rugo gute? Wamwirukanye ugashaka undi? Rwana intambara y'umugabo kuko watari umupagasi waje guhaha. Urinda urwana intambara z'abo wacumbikiye, wabirukanye. Rwana intambara z'abana bawe wavanye mu nda yawe. Hari intambara mu Rwanda mudakwiye kurwana. Nimba kubihanganira utabishoboye, kubakoreraho umugisha bikaba byarakunaniye, ni gute batuma umutima wawe ukomeza kuva ukanavirirana? Erega iyo ukora ibintu ntumareyo ngo bihabwe umugisha n'Imana, n'ubundi buri gukorera ubusa. Gutunga abantu wikanira, ukarara amajoro uniha, ukabagaburira ibiryo byawe ubabaye, ufite intimba, uri gupfa kubikora, wabirukanye se Imana ikabona ko umugisha wo gucumbikira abantu utagihari? Urinda urwara umutima kuki intambara zose mushaka kuzirwana? Uzikorera abana wabyaye, wikorera umugabo mwasezeranye kudatandukana muzabana karamata, wikorera abayedi, wikorere abayedi bubaka iwawe, wikorere n'abafundi bubaka iwawe, wikorera abakarani bagutwaza, wikorera abayaya boza imodoka, wikorere n'ababoyi bakoropa iwawe, wikorere n'abatemberezi. Ibyo bintu Imana yigeze bikwikoreza? Umukarani nagutwaza neza ajya komeza ze, nagutwaza nawe ushaka undi. Umukozi wo mu rugo nagukora neza ni mubane, nagukorera nabi wirukane. Uwo muyedi n'umufundi nibakubakira neza muzagumane, niba ubaka nabo uzashaka abandi. Ubwo mwebwe mubona ibintu murimo muzabivamo. Muri ubu buzima mpamvu muremererwa cyane, impamvu muruha cyane abenshi, mwikorera ibyo mukwiye kwikorera, mukikorera n'ibyo mudakwiye kugira gute kwikorera.
nawe se umuntu aricara ati yongeye ko runaka barasuzugura. Nimba bagusuzugura ugira yiki? Sinzi umuntu wambwiye ati nk'ubu umuntu aje hano iwawe, ubwo ni ibintu twaganiraga ntashaka kuvuga. Umuntu umeze gutya na gutya akazi iwawe wamubwira iki? Ndamubwira inti igisubizo wakihaye kuko wavuze ko azaba ari iwanjye. Ni gute iwanjye nahaburira ijambo se? Ijambo ryose nashaka nari kubwirira iwanjye kuko haba ari iwanjye. Ntubwire namubwira gutya na gutya kuko sinabura icyo mvuga kandi nkivugira iwanjye. Cyokora ndiwe muri salo nakivuga. Hari intambara tudakwiye kurwana rwose. Ngo iyo muhamagaye nta nyitaba, wazaretse se kongera kumuhamagara? Ngo umuntu mpamagara 7 atayifata, umuhamagarira iki se 7? Impamvu atagufata nuko atagushaka. Ngo kandi njye mbona aba yabibonye, nimba bibona ntakwitabe nuko atagukeneye. Bintu byose kuki mubigira intambara? Yarashatse ntiyantumira, yakoze anniversaire ntiyampamagara, nawe nukore yawe ntuzamuhamagara umwishyure. Ubonye ukuntu atigeze ambwira, nawe ntuzamubwire. Ngewe mbona asuzugura, wese wazabimwishyuye. Nagira ngo mbabwire ko imbaraga zacu tuzitanga ahantu zitari zikwiye gutangwa, bigatuma tunanirwa vuba kuko dushaka kurwana intambara zose. Ariko mu ntambara turwana tujye tureba intambara twarwana dukuramo umusaruro, ariko izo tudakuramo umusaruro tujye tuzihorera kuko hari ibintu bitubangamira kandi tubifiteho ububasha bwo kubikemura. None se reka nze mbabwire, umuntu abana n'umukozi akamuhagama, akaguhagama akagutera umusonga. Umwana wabyaye ntakuhagame, umugabo ntaguhagame, ugafata yibiri ngo urasengera umukozi. Si nk'uwambwira ngo nisengera abasinzi bo mu rusengero. Biswama. Nawe mbwira koko, mbwira ukuntu ufata amasengesho y'iminsi 2 uyafatira umukozi wakuzonze. Hanyuma mwasinye kontra y'imyaka ingahe? Basi se mwasinye kontra y'imyaka 10. None atangiye kukurushya mu myaka 2 wabuze umwanzuro umufatira. Uswara amasengesho musenga, Imana itazagitega amatwi. Izajya ivuga iti ni musenga n'ubupfapfa bwanyu, ni musoza inzara yanabisha ikabihorera ntigire ikikora. Kandi nyuma y'3 wasenze ukarengo kamwirukana. Ubwo si umwirukana utariyiriza ubusa ngo reke n'ibirayi byawe wavunikiye. Aka kantu saka ubwenge mbabwiye. Nurwana ibintu byose nushaka kubigira intambara, ntago uzabona intwaro uzarwana. Nisha. Burya ntubona? Nabonye intambara igihugu kidakunda kurwana ni intambara z'amagambo. Ariko intambara z'amasasu, umuntu uzana ikintu cyitwa isasu. Uzarebe hari abantu benshi bazana ku gihugu bakazana intambara z'amagambo. Intambara z'amagambo kumva bazizanye ku gihugu. Mu Rwanda barapfuye barashize. Hari umuntu uherutse kunyandikira ambwa ati mama Share mu Rwanda mumeze muti? Ngo twumvise ko ngo nta rusengero na rumwe ruri mu Rwanda. Ariko kumirokara, ariko sha natwe mwaratubonye. Ngo nta rusengero nuru na rumwe ngo mu Rwanda ntibagisenga. Aha kuri izi mbuga nkoranyambaga koko mubona abantu badasenga bataba mu nsengero. Ngo ubuse koko mubayeho mute mudasenga, ngo icyo gihugu cyanyu ngewe iwacu buri cyumweru baraterana. Naramubwiye nti rero mu Rwanda turaterana. Nk'ubu ni wacu harafunguye turaterana. Isengero bafunze nizitujuje iki ibisabwa, nabo nibabyuzuza bazabafungurira. Intambara z'amagambo ntabwo igihugu kijye kizirwana. Muravuga mu Rwanda barapfuye barashira, amashanyarazi akaba yaje, mu Rwanda bapfuye bashize, imihanda ikaba yubatswe, mu Rwanda abantu barashize, sitade zikaba zaje, abantu bagahinga, abandi bakorora, abagore bakabona ijambo, abantu bakiteza imbere, abantu bagakira, abantu bakagubwa neza. Amagambo bubu.
amagambo amabanki agatanga amafaranga kugira ngo abaturage biteze imbere, abandi bakajya mu magambo. Igihugu kirwana urugamba rw'amasasu, ariko urugamba rw'amagambo ntago bajya barurwana. Iyo barwana urugamba rw'amagambo rero bakarwana n'urugamba rw'amasasu, ntago tuba tugeze aho tugeze. Hari ibyo birengagije, hari n'ibyo ariko ngiye mbabwire, ubundi umuntu uvuka mu Rwanda akayoborwa n'umuntu niyiziye ntakwiye kubinjije n'indindagizi. Sinzi aho mukuru ubujiji, sinzi aho mukuru akurindagira, sinzi aho mukuru ubuturage, sinzi aho mukuru ubwenge buke. Ubundi umuntu ubaye muri iki gihugu cy'u Rwanda, mbabwije ukuri, umuntu uba muri iki gihugu cy'u Rwanda akakihaba ku manywa na nijoro ntakwiye kubinjije, kuko nutajijukira muri iki gihugu uzarinda upfana ubujiji. Hari ibintu ukwiye kwigira ku gihugu, hari ibintu ukwiye kwigira ku banyagihugu, hari ibintu ukwiye kwiga bikakubera isomo. Nawe se umuntu arajya hakenda kuvamo umutima ngo bamututse, ngo bamuvuze kuri kamera, ariko n'uwabahaye amata n'amatara ko bamuvugama, nkaswe wowe utarabagurira n'umutobe wahariye intuza Nyamagabe. N'uwabahaye amata n'amatara baramuvuga, nkaswe wowe utarasongera n'umuntu ubugari n'isambaza ngo bimuhe. Bamvuze kudindize, bamvuze kubuze gutera imbere, bamvuze kubuze kurya, bamvuze ko kurya mudasinziriye, bamvuze. Mwagiye mwigira ku gihugu uriko ko Bibiliya yo mbona yabananiye. Ndashoje, nimba uri umunyabwenge ntugashake kurwana n'ibintu byose. Ujye urwana n'ahantu uzakura iterambere ryo gukomeza kubaho. Ujye urwana n'ikintu cyatuma umuryango wawe umera neza, cyo cyuzarwane wenda uhasiga ubuzima. Kandi ujye uhangana n'ikintu cyose gishaka kugukura ku Mana uri umukirisitu. Ngewe ndwana n'ibintu bibiri, ibindi nta mwanya mbifitiye. Ndwana no kwiterambere ryanjye kugira ngo ntere imbere. Hanyuma nkarwana ikintu cyose gishaka kumbuza Imana, ikintu cyose gishaka kumvana ku mwami wanjye, ngomba guhangana nacyo. Naho abavuga yuko nitukuje, abavuga ko nadefirije, abavuga ko mfite umusatsi, sugira ngo ngire uruhara ariko mwaranasaze, uzwajya ngo muranarwaye. Wamushaka ko mbaho nta cyangwe mfite. Abavuga ko naguye, turashoje. Imana ibahe umugisha. Nizere ko aka kantu kumvise, ni akantu kagomba kukugirira umumaro, ni akantu kagomba kuguteza imbere. Imana nibahe umugisha. Batarakora subscribe nimuyikore, mukore share. Inama n'ibitekerezo nabyo byanyu birakenewe. Imana ibahe umugisha. Amen.